nguhaye ikaze wowe ukomeje gukurikira ibiganiro bya Garagara TV. Ni wa mwanya w'impano zitandukanye, bya bikorwa byiza bitandukanye. By'umwihariko uyu munsi turi kumwe n'umu artiste. Ndagira nti n'umu artiste kuko akora byombi. Akora art mu bijyanye no gucuranga cyangwa se gukirigita inanga, ariko agakora na art mu buryo bwo gushushanya, bwo gupentinga mu buryo bwo aribwo bwose, ya interior designer, ya mashusho meza ushaka, ya migongo nyarwanda, ikintu cyose waba ushaka kuri art yagufashamo. Ntago ndaza kumuvuga cyane kuko nawe ashobora kwivugira ndetse arinjira mu buryo bwa gihanzi. Gusa icyo nakubwira cyo nuko uraza gushimishwa n'ikiganiro gito tugiye kugirana. Nge ndi Ishimwe Josue Maripasi, ni Garagara TV, umutumirwa nawe arahari. Reka mbere yuko wenda twinjira mu kiganiro, tumuha kanya gatoya yinjire muri bwa buryo bwa cyartiste cyangwa se bwa buryo bw'inganzo, ashyira akarimbo gatoya mu buryo w'intanga, ubundi mite ntangira mubaza ngo ninde ajate. Turabashimiye cyane. Njyewe mubona amazina yanjye nitwa Bigiyebyenda Felix, izina ry'ubuhanzi ni B Felix, akaba ari nge manager wa company ikora ibintu by'ubugeni n'ubukorikori High Artist. Wadutangiza noneho utwinjiza muri bwa buryo bwa artiste, uducurangira akantu gatoya k'indirimbo yawe cyangwa se indi ndirimbo ya kera yahahise, tugahita twumva uwo muryo w'inanga, ubundi tuza twinjira mu kiganiro mu buryo bwagutse. Murakoze. Ngiye kubashyiriraho indirimbo ntoya, agace gatoya k'indirimbo mperutse guhanga, ngiye mfite n'izindi. Ngiye kubashyiriraho agace k'iyo ndirimbo. Indirimbo yitwa, reka mbashyirireho indirimbo yitwa Yerusalemu. Umwanya nuboneka turaza kuza gushyiraho n'iyindi. Yerusalemu, 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 umurwa w'amahoro, tuzawubamo abakijijwe bihana ibyaha, tuzaba muri uwo murwa. Nimwihangane kandi mukomere, abakijijwe tuzaba muri uwo murwa. Nimwihangane kandi mushikame, abakijijwe tuzaba muri uwo murwa. Murakoze cyane. Indirimbo Yerusalemu ni indirimbo wahanze cyangwa ni indirimbo runaka ukuye ahantu wenda y'umuhanzi runaka cyangwa se mu matorero n'amadini atandukanye? Ni indirimbo nahanze, ubwo nk'uko wari ubinsabye bihoje n'umunsi w'icyumweru, nari nshimye guhita mbashyiriraho ako karirimbo ka gospel. Ni indirimbo bakunze kunsaba cyane, ni indirimbo yo mu buryo bwa gospel, niyanjye ku giti cyanjye. Murakoze cyane. Indirimbo ni Yerusalemu. Tunihanganisha abantu bari mu burasirazuba bwo hagati, mu by'umwihariko mu mujyi wa Yerusalemu, ku bw'ibibazo by'isanganya n'intambara ihari, aho umutwe wa Hamas wateye igihugu cya Israel, hakaba wenda hari inkota. Tunasaba Imana kugira ngo ikure inkota muri ako gace, abantu bagire amahoro. Noneho twinjira mu buryo bwagutse, Felix cyangwa se artiste Felix, ni muntu ki watunyura muri make amateka yawe? Felix ni umwartiste, umwartiste, nkaba nkora ibihangano by'ubugeni mberajisho, ibyo bita les arts plastiques.
akaba ari byo maze igihe nkora. Ubusanzwe niko kazi kanjye, aho nagiye kubyiga hariya ku Nyundo, ni hariya mu karere ka Rubavu, ngira ngo murahazi. Ni aho ngaho rero nabashije kwigira ibyo by'ubuhanzi n'ubugeni, ariko ngewe nkaba hariya narize ibijyanye na sikiributire cyangwa se na seramike, biriya musanzwe mubona byo gukora amamonema, biriya bihangano by'ibibumbano mujya mubona mu majaride, cyangwa ariya mashusho abumbye mu biti akoze mu mabuye. Hakaba hari n'ikindi gisate cy'ibindi dukora bya ari garafike, harimo bino byo gukora amataburo no bataka mu mazu, mu mahoteli, kimwe n'ahandi. Murakoze. Ibyo bintu ni ibintu twavuga ko watangiye nyuma yo kwiga ku Nyundo, cyangwa ni ibintu twavuga ko watangiye kera ku buryo n'umuntu ukuze ukiri mutoya yaba avuga ati Felix nigeze kubona rwose, dusangiza ayo mateka? Nk'uko wari ubivuze, impano iratangira umwana akiri muto. Njye kera nkiga primaire n'ubundi narabikoraga, ariko nkimaje gukomeza amashuri ho gake za 2007 narabisabye, ndabisaba nk'uko abandi banyeshuri basusha. Ku bw'amahirwe baranyemereye njya kubikomereza ku ishuri ry'ubugeni hariya ku Nyundo ku Gisenyi. Amashuri yanjye rero hariya nabashije kuyigayo imyaka 3, kuva 2008 kugeza 2010. 2010 nibwo nabashije kurangizayo, kugenda kugeza ubu na n'ubu. Urumva ni urugendo rurerure, imyaka igeze muri 13. Niko kazi kanjye nkora, nibyo bimbeshejeho n'umuryango wanjye rwose, kandi mbona binyuze, mba numva ari nta n'ikindi kintu nakora. Hari aho ugize uti nagiye kwiga ibijyanye na art, ariko ubu ngubu turi kumwe uri no gucuranga cyangwa tukumva umurya w'inanga mwiza. Ibi byo wabikuye he? Wenda ko wize ibyo gushushanya cyangwa se ibyo kureba amashusho, iby'umuziki byo wabibonye ute? Murakoze cyane. Iby'umuziki nkari nabyo mubona ubu narindi gukora, ntabwo iby'umuziki hariya muri iyo myaka ntabwo byari bihari. Muri iriya myaka twikoreraga ibyo bindi by'ubugeni, byo gushushanya, kubaza amashusho, kubumba. Iby'umuziki byajeyo nyuma ya za 2014, ari naho mujya mwumva ngo ku Nyundo ririya shuri ry'umuziki riri mu karere ka Muhanga hari Igitarama. Ubwo ryahereye hariya, nuko nyine baje kuryimura rikajya hariya. Nanjye rero nagiye ngumya kubana n'abantu b'abartiste, twakoranaga nyine ibyo bindi by'ubuhanzi busanzwe, ariko uko nagendaga mbona bakunda umuziki bacuranga, nanjye nkumva ndi motive, ngenda mbyigiraho gutyo. Ariyo mpamvu ubu ngubu musanze mfitiye inanga yanjye. Icyo cya art ariko ijyanye n'umuzika, waba uteganya ko nacyo cyakubera fondasiyo yo kuzamura ubuzima, cyangwa se ahantu ho kugaragaza ko iyo mpano nayo uyifite? Murakoze cyane. Iki gice cy'umuziki nacyo buriya ni igice cyiza, kidufasha twebwe nk'abartiste dukora biriya bihangano bindi biri visuel, kidufasha mu cyo twakwita meditation. Iyo turi gutekereza ikintu turi bukore cyangwa turi muri pose, umuntu aricara akifatira inanga ye akayikirigita, ariko nyine usanga tugiye no mu buzima busanzwe ni n'ibintu byanakubeshaho, dore ko hari n'abatabiha agaciro. Yakubona uhetse gitari ati se biriya ni ibiki, ni n'ibintu byanagutunga. Ubu ngubu umuntu arajya mu makorari, ugasanga hari abari kukubwira ngo bigishe. Umuntu aragenda ugasanga ababyeyi bari kukubwira bati muri vakansi uzaze kutwigishiriza abana umuziki. Ni n'ibintu rwose byagutunga, ukaba wabigira n'ubuzima bwa buri munsi. Hari aho ugize uti mu biruhuko cyangwa se ahandi ugasanga hari nk'umuntu wakubwira uti mwigishe, ni ubuhe bushobozi ufite mu byerekeye kwigisha umuzika ndetse n'ibingibi bya art? Ufite ubushobozi bwo kuba wakwigisha umuntu runaka muri ibi bice byose ukombinye byo gucuranga ndetse na art? Hari nawe watubwiye ko ufite ikigo cyangwa se hari company yitwa High Artist ubereye umuyobozi. Naho twavuga yuko umuntu ukeneye byinshi kuri ibi bintu bya art wamufasha agahera kuri 0 akagera ku rwego rw'uko byamutunga? Murakoze cyane. Nibyo nari nkikomeje kubabwira, ahubwo ubikomojeho.
muri iki gice cya ari harimo ibintu byinshi, yaba ari biriya by'ubugeni, ariko ubwo wenda nareba ibikorwa byacu bya kampani ya hayi aritiste. Umuntu ashobora kuba yaza tukaba twamufasha, yaba ari mu buhanzi, mu gushushanya se ashaka kubyiga, ari ugutangira. Hari n'ikindi gice cy'abo dufasha ba interinediyeri bari hagati, babikora ariko nyine mu buryo butari ubw'umwuga. Bene abo ngabo turabafasha tugakuza impano zabo. Hari n'abandi baba bamaze igihe babikora ariko bataragize amahirwe yo kujya hariya ku ishuri, abo nabo turabafasha bikaba byagenda neza rwose, impano ikaba yakura kandi akaba yabikora ukabona ari ibintu byanamutunga. Tugitangira ikiganiro waturirimbiye cyangwa se wadukoreye mu murya w'inanga ku karimbo kitwa Yeruzalemu. Ntekereza ko nimba hari akandi karirimbo wenda waba ufite kawe, wakadushyiraho nk'umunota umwe tukaza twinjira twumva ibindi. Murakoze, ngiye kubashyiriraho akandi karirimbo kitwa Umutesi. Ni akaririmbo abajene b'iki gihe bakunda k'urukundo. Ni akaririmbo nahimbye nyine ariko bitewe n'ibihe runaka, reka nkabashyirireho. Nabonye inshuti nziza y'inkoramutima yitwa Umutesi. Imico yiwe njyewe nasanze ari n'amakemwa. Umutesi mukobwa mwiza w'igikundiro, ni wowe nahisemo, umwari mwiza w'igikundiro. Umutesi mukobwa mwiza w'igikundiro, ni wowe ubaruta, umwari mwiza w'igikundiro. Uzaza ryari mukobwa mwiza w'igikundiro, ko ari wowe nari ntegereje imyaka myinshi ngo twibanire. Ababyeyi banjye n'inshuti zanjye bagutegereje, mukobwa mwiza w'igikundiro. Umutesi umukobwa mwiza w'igikundiro niko twumvaga ka artiste Felix. Akarimbo keza cyane, ari no kuvuga ko azagakorera uburyo bwiza bwa audio ndetse akaba yanagakora mu buryo mukaza kukabona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Noneho wumvise iyi ndirimbo, ni indirimbo y'urukundo, yaba ifite ubusobanuro mu rukundo rwawe? Murakoze, mugize neza. Cyari ikibazo cy'amatsiko. Iyi ndirimbo yitwa Umutesi ifite ubusobanuro mu mateka yanjye. Ni umutesi nyine, ni umukobwa w'igikundiro, nayihimbiye umukunzi wanjye tutaramenyana. Ubwo nayinyujije muri ubwo buryo. Iyo ugize uti tutaramenyana bita bitura amaso cyangwa se bikagira icyo bitubaza. Ubundi artiste Felix ari mariye. Umutesi ni indirimbo nahimbiye umukunzi wanjye. Namaze igihe kinini twaramenyanye ariko nkajya nibaza ukuntu tuzabonana kubera ko yari atuye kure. Nkajya nibaza ukuntu tuzabana. Umunsi umwe rero ndamutungura, mara igihe ndi kumukorera indirimbo niyonge, ariko n'ubusanzwe ntabwo yitwa Umutesi, nuko nyine nabinyujije mu buryo bwa gihanzi. Ubwo bishatse kuvuga ko artiste Felix ari mariye? Artiste Felix ndi mariye, nkaba mfite abana babiri,
umukuru ubu ngubu yujuje imyaka 3 n'igice, undi nawe yamaze amezi 6. Ati ni byiza kabisa. Noneho umukunzi wawe n'ubundi nk'uko wamukoreye akaririmbo runaka muri icyo gihe, ni akahe karimbo nubwo kaba ari aka kera k'imirya itarenze amasegonda 20, gira akantu mushyiriraho ku buryo arabaye ari kureba iki kiganiro yavuga ati aka kantu ni nk'akana ntuye ko kungera ku mutima? by'umwihariko ngiye kubashyiriraho akaririmbo bita ninde undirije umwana. N'undi uwo ari we wese ufite umukunzi cyangwa se ufite n'undi muntu yemera cyangwa se ufite n'umubyeyi akunda, cyangwa by'umwihariko n'abakunzi ba high artist, ubwo mwese ngiye kubatura ku karirimbo ninde undirije umwana. Muri make aka karirimbo ninde undirije umwana, ukureho umwana uvuga ati ninde undirije umukunzi. Yogacana injishi akenyegeza igisabo, merera wihogora wihoreze Vola ninde undirije umwana cyane ninde undirije umukunzi. Ni akaririmbo watura nk'umukunzi wawe cyangwa nk'undi muntu w'ingenzi mu buzima bwawe by'umwihariko. Noneho tugenda twegera no ku musozo, wenda ni iyihe ntumbero ufite mu byerekeye umuzika? Tubonye ko art yo gushushanya cyangwa gukora ibintu runaka yo igutunze kandi ari nayo ukora, ariko uyu munsi twaje tukubona uri kumwe na gitari yawe. Iyo nanga yawe yo hari ikintu waba ugiye kuyibyazaho umusaruro? Niki wasaba abantu bakunze ibihangano byawe cyangwa bavuze bati urakaza neza mu ruhando rwa muzika nyarwanda? Murakoze. Ni ukuvuga ngo warumbajije ati nk'intumbero dufite ni iyihe? Intumbero dufite ubu ngubu muri uyu mwaka dushaka gukora inzu cyangwa se studio itunganya ibintu bya video na audio, by'umwihariko ku buryo n'ibihangano byacu byajya bitunganyirizwamo, cyangwa n'abandi ba artiste bakaba bazajya baza gutunganyirizamo ibihangano byabo. Nk'undi umuntu uwo ari we wese waba akunze iki gihangano cyangwa se ibihangano byacu cyadutera inkunga, kuko urumva turimo turakora, twinjiye mu bintu twakwita production cyangwa se by'umuziki, urumva dukeneye inkunga kugira ngo bigende neza. Uravuze uti wenda n'undi muhanzi cyangwa se n'undi wese yaza akabasanga, muri gukorera he? Mbese nyine umuntu wakenera namwe akavuga ati wenda ndashaka ko mbona ishusho nziza wenda y'igihangano cyanjye, niga gucuranga n'uwo muziki nabona wo ngutunganiriza, ese kwiga ibyo bintu byose nihe yabasanga? Ese ubu ngubu watanga nimero ya telefone yawe uradusangiza muri rusange? Ubu ngubu aho dukorera icyicaro gikuru kiri mu majyaruguru mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi, by'umwihariko mu kagari ka Kijabagwe. Ni icyicaro gikuru cya kampani ya Hari Artist kiri, ariko ubu ngubu abadukenera bose badusanga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo ahazwi nko ku Gataje mu Gashyekero. Ubu ngubu niho turi gukorera, niho twashyize icyicaro gishya. Ubu undi uwo ari we wese wadushaka niho yadusanga. Tukaba twamufasha yaba ari mu buryo bwo kumwigisha cyangwa se no mu buryo ubundi ubwo ari bwo bwose bwa gihanzi, yaba gusura ibihangano byacu cyangwa no kuduha komande. Noneho tugera ku musozo nyine muri bya bibazo by'ingenzi abantu babibaza, wowe
uyu muziki nyarwanda by'umwihariko ugezweho, hari ukuntu utandukanye n'umuziki wa kera, ndetse mbona nawe usa nkaho ari wo uri gukoresha instrumentale. Ni ikihe kintu wasaba cyangwa se ubona cy'ingenzi gikenewe mu muziki nyarwanda noneho ubu ngubu kurusha ubona gikenewe cyane? ni ukuvuga ngo ubu ngubu icyo mbona njyewe nk'umwartiste, ikintu mbona gikenewe cyane ni uguha agaciro umwimerere w'umuziki gakondo. N'ibi bya kizungu ni byiza, ariko byibuza umuziki gakondo tukawuha agaciro, niba ari inanga se, niba ari gitari, byibuza ibi bihangano byacu bya gakondo tukabiha agaciro. Kuba wenda byajya mu masitidiyo cyangwa byagira gute nabyo ni byiza, ariko byibuza uyu muziki wacu wa gakondo tukawuha agaciro, n'ibi bihangano byacu dukora tukabihesha agaciro. Kugeza aka kanya nuhe muhanzi wo mu Rwanda uvuga uti akora umuziki mwiza? Muhanzi wo mu Rwanda ni benshi, ariko umuhanzi njyewe mbona ukora umuziki mwiza ni Makanyaga. Makanyaga akora umuziki mwiza cyane cyane ko nawe nge nireferaho, akora umuziki wa kera, umuziki wa gakondo, umuziki rwose unogeye ijisho. Ni icyo kintu ujya uvuga ku bintu byerekeranye n'iterambere ry'umuntu ahereye ku bintu biteya akagera ku bintu byisumbuye? Iterambere ry'umuntu icyo mbona ntabwo bisaba gukora cyane, ahubwo bisaba gukora cya kintu wowe wiyumvamo. Biratandukanye, ushobora kuba wakora cyane ukaba wakora ibintu bitari impano yawe, ariko wenda wowe wari ufite ikindi ukunze, niba wiyumvamo ububaji, niba wiyumvamo wenda ubukanishi, genda ahubwo imbaraga uzishyira muri icyo kintu, ureke kujarajara, nibwo iterambere ryawe rizagera ku ntego. Imana idukundisha cyangwa se itwigisha urukundo, ariko hari abantu baba bafite imico itandukanye kuri iyi si. Ni uwuhe muntu wowe wanga nubwo bidakwiye? nanga ni Satani. Oya, ndavuga imico mbonera, ukavuga uti uyu muntu ntago numva twahuza. Ntago mvuga Satani, we rumva ni yindi myuka. Yaba mubariho cyangwa mubariho, nyine hari ukuntu uvuga uti ngiye nk'urugero nkavuga nti nanga umuntu ubeshya, nanga umuntu utagira gahunda. Wowe naye mahame ugenderaho ku byerekeye no kwanga abantu? Njyewe amahame ngenderaho mu bijyanye no kwanga abantu, nanga umuntu wica gahunda. Niba napanganye n'umuntu gahunda, tugerageze ayubahirize, kubera ko nanjye mba nabihaye umwanya. Njyewe nanga umuntu wica gahunda. None ni uwuhe muntu ukunda wumva gushishikaje? Umuntu nkunda numva anshishikaje ni umuntu uha umwanya agaciro k'ibyo nkora, cyangwa se uha umwanya, mbese uha umwanya igihe cyanjye, igihe namuhaye. Uwo muntu nanjye ndamwubaha, kubera ko nanjye ibyanjye aba yabihaye agaciro. Hari abantu bitwa famous cyangwa mu gifaransa babita très célèbre, ni abantu baba bazwi. Ukaba utekereza uti uyu muntu ndamutse mubonye byanshimisha. Ni uwuhe muntu wumva ufitiye amatsiko yo kureba muri abantu bakomeye cyangwa tuba dukunda tutarabona? Njyewe umuntu numva mfitiye amatsiko muri aba bantu tuba dukunda cyangwa se tutarabona, ni umuntu witwa Che Guevara, nubwo atakiriho. Mba numva mfite amatsiko, numva ese ni muntu ki, yari muntu ki, nubwo ari uwahahise, ariko mba numva mbese bibaye ngombwa wenda akagaruka, niwe muntu mba ntekereza. Ni ikihe kintu kigushishikaza kuri Che Guevara wenda uvuga uti niwe muntu nabonye wari umunyabigwi koko? Ikintu njyewe cyantangaje njye no gucukumbura amateka ye, nibajije impamvu ahantu hose usanga ku mamodoka, ku mazu, ku myenda, kuki nibaze ni ukubera iki uyu mugabo ni gatiki. Ikintu cyanshishikaje cyangwa se nakuyemo ni uko tuzi yuko abantu b'indwanyi cyangwa b'abasirikare aba ari abantu babi, ariko nasanze we ari umuntu waharaniraga mbese ubwigenge, ubwisanzure, kwishyura ukizana kwa muntu.
mu bantu bariho ni uwuhe muntu wumva wakumva ufite amatsiko yo guhura nawe? mu bantu bariho umuntu mba numva mfitiye amatsiko yo guhura nawe nuriya mu perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ni iki wumva wamubaza? namubaza ikintu ngewe namubaza ikintu cy'ingenzi numva namubaza ese iyo yumva wenda andi mahanga cyangwa ibindi bihugu byose bimutinya cyangwa se bikangarana kandi icyo ari igihugu kimwe, mba numva namubaza ese we abyakira ate, abyumva ate, we ntibimutera koba cyangwa aba yumva ari proud yabyo. Noneho wenda nanone hari ukuntu abantu nubwo turi ku isi umunsi umwe uzagera tukaba twabura, uko kubura gufite aho guriye n'urupfu cyangwa se kuzima. Wumva ari ibihe bigwi umuntu yagakwiye kwibukirwaho igihe yaba atakiri kuri iyi si? ibigwi numva umuntu yakagombye kwibukirwaho, numva umuntu atakagombye kwibukirwa ku bikorwa bibi yakoze, yakagombye kwibukirwa ku bikorwa byiza. Ubu rero iki ni cyo gihe cyo gukora neza, kubera ko umuntu ariho ntabwo umuntu azijya azatabarukira, ariko numva buriya bibaye byiza umuntu yagira neza, kubera ko ineza uyisanga imbere. Wakagombye kugira neza ukiriho, ibikorwa byiza bikazasigara byivugira. Hari ibihugu bisaga 180 cyangwa 190 ku isi, ni cyo gihugu wumva gishishikaje wakumva wasura? Igihugu numva nasura numva mba ntekereza njyewe mba numva nasura ni mu Butaliyani. Mu Butaliyani Roma. Yerusalemu. Yerusalemu ubwo ni muri Palestina cyangwa muri Israel? Ni muri Israel. Mu Rwanda hari uturere 30 natwo. Nakaye karere wumva ukunda? Ikibazo ko gikomera. Akarere numva nkunda ni Musanze. Akarere ka Musanze wenda ugakundira iki? Kirima yaho mba mbona ari ahantu hatuje hameze neza. Tugera mu musozo rero, niriye jambo wabwira abakunzi bawe n'abari bakurikiye ikiganiro kuri Garagara TV? Ikintu numva nabwira abari badukurikiye kuri Garagara TV by'umwihariko, numva nabashimira kandi nkashimira namwe ba nyiri Garagara TV baduhaye uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganiriza abadukurikiye. Numva nasoza rero wenda abakunda ibihangano byanjye cyangwa se ababikunze mbaha umurongo badushakiraho. Wenda waduha n'umurongo wadushakira, ariko ubu tunavugana wa mugani twa tugeze ku musozo. Hari platform za internet cyangwa se imbuga uri gukoresha ku buryo umuntu washaka ibihangano byawe cyangwa ugiye kubishaka mu buryo runaka yabikuraho? Platform za internet zirahari, yaba ku mbuga za WhatsApp, kuri Facebook no kuri YouTube. Noneho twinjizemo rero duha uko warutubwiye. Amazina yanjye ni Felix. Dushatse kuri YouTube wasacinga High Artist nkuko twabivuze, birimo biragaragara ahangaha High Artist. Kuri Facebook ni B Felix bifatanye, watusacingaho ukatubona. Nimero ya telefone ni 078 23 24 585. Hari amashusho twahoze tubona arimwe y'ababyeyi bafashe inkoni, n'uduseke, n'inkongoro, n'iki. Ibi byose ni ibihangano byawe? Ari amashusho yose mwahoze mubona, biriya ni ibihangano byanjye by'ubugeni nkuko nababwiye. Hari amashusho abaje, hari abumbye, hari amataburo y'amarangi, byose ni ibihangano byanjye. Ubwo rero twinjize mu murya w'inanga tunasoza ikiganiro. Murakoze. Ngiye kubashyiriraho agace gato k'indirimbo Izuba Rirarenze, twasabwe n'abakunzi benshi ba muzika. Murakoze.
abirirwiyo bari nyakura abimuhira ihanagura nawe ndumva ubizi nawe uragerageza. Turabashimiye cyane rero artiste Felix ku mwanya wawe watanze ukaza kudusura nkagaragara ndetse unamugaragaza ibyo ukora yaba mu buryo bwa art. Yaduhaye nimero ye 78 24 23 24 585 aho wamubona ukamubaza ushaka kwiga muzika by'umwihariko gitari aho ngaho ni sawa, ndetse ushaka gukoresha production ya audio mu gihe gitoya nabwo amarembo arabakinguye. Kugeza aka kanya ufite ishusho runaka ushaka ko bagushushanyiriza, ufite akamono ushaka gushyira ahantu, ufite ikintu cy'urunaka ushaka gushushanyisha nk'ishusho yawe yaba byandi by'umugongo bataka mu nzu, interior designer mu buryo runaka yabigufashamo. Reka nguhe ikaze rero muri High Artist. Wabonye ko uri kubona ibintu bitandukanye, kandi nanone niba aribwo kigera kuri uyu muyoboro cyangwa kuri iyi channel Garagara TV, nagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro bitandukanye bye bibasha kukugeraho. Nge nari Ishimwe Josue Maripas, iyi ni Garagara TV. Ciao ciao, mugire imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo.